Bishop twajya tubwenda nko mu mwuga ukora nabwo nka Bishop ikintu kiye kikugora mu itorero ni nk'ikiye. Nkanya nka Bishop ikintu kijya kingora cyane kikambabaza ni ikinyoma kiri hanze cy'abakristo bacu cyangwa cy'urubyiruko. Ugasanga nk'umukobwa araje akubwira ati Bishop Yesu ashimwe tahimbazwe ati ubu tuvugana rwose nashaka kushakira itariki nziza ngiye kurongorwa. Ugasanga ni nk'ikibazo kuko impamvu nge numva ari nk'ikibazo yakabaye azambwira ati Bishop ubu ngubu nafashe umwanzuro sinkeneye gusambana bya bindi nakoraga none nkeneye gushaka cyangwa se kusezeranya ariko naza mbeshya ngo Bishop ni mushakira itariki nziza igezweho hagiye kurongorwa uko Rudovika baramurongoye ntasaba itariki, Manuel akaba yaramurongoye ntasaba itariki, yewe na Mathias akamurongora ntasaba itariki. Ntibaza impamvu aza kusaba itariki ibintu byayogayoze byakaye byiza rero bajye baza bambwiza ukuri ati Bishop none bya bintu byo kurongwana nk'ibyo hanze b'inyanagaze turabirambiwe turashaka udushakira itariki nziza udusezeranye. Najya numva bambwije ukuri ariko iyo baza bambeshye ngo nimba shakira itariki yo kurongorwa n'umusore umwe barongoye n'abasore 10 nibaze ngo mbahe itariki birambongamira cyane. Ibyo ni ibintu bikunda kumbabaza muri uno murimo yo mbona bambeshye. Bishop iyo ni kiyenzi cyamugani Bishop barambaye neza niki abakobwa baje bagushaka ugitwara mute? Nubundi Imana kwambitsa amavuta yo Bishop gushyiraho nandi bita igitinyiro. Ushobora kumbana ukabona ndi Bishop ukiri mutoya wambaye neza na mwiza ukabika kuko burya ni Imana iguhamagaye. Ikintu cyambere amavuta yambere Imana ibanza kugushyiraho na amavuta y'igikundiro. Urumva baramutse batanankunze nabafite abazimu ariko nanone urukundo bagomba kunkunda hari umupaka rugira kuko hari amavuta nyene hari andi mavuta nanone akumira urukundo bankunda. Bivuga ngo bafite urukundo kugira ngo dusenge bazana ibyifuzo mbasengere ubwo urumva amavuta cyakumira akumira kuryama nyene nicyo shatse kuvuga. Nta mo Bishop urabizi uryama no rwose sigaye bana bagenzi banje basabye bakaryama ariko burya ayo mavuta yo kuryamana n'inkumi burya ntago Imana yakunda. Burya umuvuga umupasiteri wo w'Ikigali n'uwo mu cyaro burya niyo bavuga ntago bavuga kimwe ko burya umupasiteri wariye kawunga n'ibishyimbo n'uwariye inkoko n'ifiriti burya bari gukora mu ijwi bavuga ubutumwa ntago bari kimwe. Uwo mu cyaro uvuga gute? Uwo mu cyaro ushaka gusanga ari nko kubwiriza akavuga ati oh haleluya Imana izabagirira neza kubera cya kibazo cy'imirire mibi ariko nkatwa Bishop b'Ikigali sinzi nimba ukeneye ko nkumvisha b'Ikigali nabo nimba Imana ari ikintu yavuganye nawe mu buzima bwawe mvugira ngo iragisoye. Nimba Imana yarakubwiye ngo uzajya Amerika mvugira ngo uragiye. Nimba Imana yarakubwiye yuko ikuzamuye irakuzamuye. Urumva iryo jwi hari abantu bajya bayitiranya umuntu akahita avuga ngo ni mwuka wera cyangwa ni Imana cyawe ya burya umuntu uri kuvugira hasi n'uvugira hejuru ntago igitandukanye cyo umuntu yavugiye hejuru. Hari imbaraga burya y'ubwiriza habasabamo n'ibirayi burya n'ifiriti. Ugasanga umuntu w'umugabo ufite ibiro nka 50 yikoreye ibibuye ry'ibiro 20 ngo Mana ngiri buye nikoreye ngo ni kayitani w'umuturanyi ngo nikoreye akagera nk'ahantu nko kunambwe nka 300 akagirika nguko ngihiritse ngo niko mumiritse n'umuturanyi kayitani asubira inyuma. Bivuga ngo ugasanga abantu umwanya bari gusengamo keshi so kugira ngo Imana igire ikindura ku buzima bwabo ahubwo bari gusenga amasengesho apfuye. Bishop makuru ni meza. Tugusanze hano mu iduka aho ukorera twaye tubona ibikorwa bitandukanye ama video yawe avuga ko ari hano ukora tukuza kwa twagusura twagiye ngo banze niba kibwira abantu badasanzwe bazi Bishop banze menye ni muntu ki. Bishop umuntu ucuruza no ku muteremuko bacuruza inkweto z'abana ndetse n'iz'abagabo. Impano y'ubukomedi no rwose ntajya nyikora ariko nyiyumvamo ariko cyane nkumva nakora ubukomedi ufite icyo bumaze no mu buryo bw'agakiza pana bwa bukomedi busanzwe gusa bisanzwe ngo mubo dukorana ndabasetsa no mu rugo abo tubana ariko muzasaba ntago nkora si buryo ntago ari mu buryo bw'umwuga wenda ngo tuvuye ngo nkina amakomedi yo mu buryo bw'umwuga ntago bikora. Wabarugajwe n'indwara z'uruhu wabasufite ikibazo cy'ibiheri bidakira tugane muri Monaco Cosmetic ubashe kubona amavuta atandukanye atuma urugo rumererwa neza kandi ukabona umwimerere warwo. Dusanga muri Kigali Grand Pension Plaza muri etage ya mbere. Ushobora kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu Facebook Monaco Cosmetic Shop,
Instagram monako cosmetic cyangwa se ugasura urubuga rwacu monako cosmetic.net.